Yesu yatwise amatabaza ye yo kumurikira abo mu mwijima, tubamurikishiriza umucyo we, tubamurikishiriza ingeso. Yesu ashimwe cyane mwene data. Turacyasoma bwa butumwa buryoshye cyane bwanditswe na Matayo 5:16 havuga ngo abari ku mucyo wanyu ubonekera bose, hakavuga ngo nibabona imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaza so wo mu ijuru. Reka mvuge ku mirimo. Tumenyereye ko tuvuga ubutumwa dukoresheje amagambo rwose, ni nako kandi bikwiye kugenda, kuko ubona ko na Yesu yavuze ngo mujye mu mahanga yose mubwiriza abarenga ubutumwa bwiza. Ariko kuvuga ubutumwa ukoresheje amagambo, ukoresheje indirimbo, ukoresheje ivugabutumwa, ukoresheje Bibiliya, ukoresheje n'ibindi bitandukanye, ntabwo binganya imbaraga no kuvuga ubutumwa ukoresheje imirimo yawe. Imibare ivuga ko abantu benshi bagiye bakijijwe ari uko bahuye n'umurokore umwe bakorana mu kazi udakora ibyaha nk'ibyo akora. Statistique nuko igaragaza ko abantu benshi bari mu nsengero bakijijwe batabwirijwe, ahubwo bakijijwe barebye umuntu ukijijwe uko aba ameze. None hari igihe tutamenye ibyatubayeho, twaragiye tugeze ku nsengero bavuga ngo aba ni abakozi b'Imana, twebwe ntitwamenya ko turi bo. Aba ni abavuga butumwa, wowe ntwabimenya kuri we. Ariko Yesu atanga iri tegeko rivuga ngo ari bari ku mucyo wanyu ubonekera bose, kugira ngo nibarebe imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaza so wo mu ijuru. Mu ijambo rimwe, wowe uri Bibiliya ubwawe, uri urwandiko rusomwa na bose. Aho wirirwa mu kazi, naho ugenda, naho uba, bashobora kuba baza aho usengera, bazi n'iminsi utajya mu kazi, ariko batazi niba gukizwa icyo ari cyo, batazi neza gukizwa icyo ari cyo. Hari indirimbo nasomye ivuga ngo bene wacu bo mu ngo ntago bazi Kristo, ngo bibaza uwo ari we no gukizwa icyo ari cyo. Bene wacu bo mu ngo bashaka kuvuga ni abantu bakuzi, ni abantu mubana, ni abantu muturanye, ni abantu mukorana akazi, ni abantu mugendana. Kandi aba bantu tugendana bafite impano yo kurondora, bazi umurokore n'utariwe, kandi iyo mpano ntibayize bonyine, n'abadayimoni. Abadayimoni nabo bazi umuntu ukijijwe n'udakijijwe, bazi ubeshya n'uvuga ukuri. Uyu mwanya rero turi muri rya jambo rivuga ngo abari mu mucyo wanyu ubonekera bose, nibareba imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaza so wo mu ijuru. Iyihe mirimo? Mu by'ukuri maze iminsi mbitekerezaho, nkibaza abantu batazi Imana ni uwuhe murimo bakeneye kundeberaho kugira ngo bakizwe. Kankubwire rero, uzahere mu murimo ukora. Umurimo uzahere mu murimo ukora. Nibavuze iyo mirimo ugira ngo urinde imirimo bavuze. Oya, wowe niba ukora akazi ufite aho uhurira n'abantu, sinkubwiye ngo uzareke kuvuga Yesu uvuga amagambo, ariko niba ufite akantu ukora, icyo nzi aho ukorera hari abantu batazi Imana, icyo nzi mu nshuti zawe hari abantu batazi Imana. Fata rero iyi mirimo yose ukora uhereye ku wa mbere kugeza ku cyumweru, ukora buri munsi, yaba iyo ukora wikorera, yaba iyo ukora ukorera abandi, yaba ibirori ujyamo, ukorera mu mucyo, ukorere ufite indangagaciro za Gikristo, we n'imbuto nyinshi ku buryo abantu babona izo barya n'abitambukira.
nurangiza abantu bazareba iyo mirimo ni myiza, nibamara kuyireba babaririza impamvu uyikora, impamvu uyikora. Kuko intumwa za Yesu zimaze kuzura umwuka wera ngo babonye uburyo babayeho, baravuga ngo aba bantu nabo kwande, baravuga ngo bibuka yuko babanaga na Yesu. Garagaza imbuto wera mu kazi, abantu mubana bibuke ko impamvu uza ku kazi udakererewe, impamvu ukora raporo nziza, impamvu byawe bigenda, impamvu byawe ubikora nta ruswa uriye bikemera, bibuke yuko buryo uri umurokore. Nibareba imirimo yanyu myiza bariko bahimbaza Imana. Icyo twaradusa nk'abaho tugira tugihusha, murakavuga ngo nabuze umwanya wo gusenga, nabuze umwanya wo gukorera Imana. Oya, era imbuto umuntu wese ashobora kuryaho n'udakijijwe. Imana igumugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen.